kubatoza. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo bukeye ari muri iri shuri ry'abana b'abahanuzi. Abana b'abahanuzi baramwegera baramubwira ngo dore aho tuba databuja hatubereye hatoya nk'uko ubireba, none turakwinginze twemerere umuntu wese muri twe afata igikoresho cye tumanuke tujya kuri Yorodani duteme ibiti tuze twiyagure kubera ko aho tuba hatubereye hatoya. Iki gitekerezo cyari cyiza, yego? Yego. Cyari cyiza, tuzamura Imana icyubahiro. Cyari cyiza. Arababwira ngo nimukore uko mubivuze. Ubwo mwabonye ikibazo mukaba muzi nahaboneka igisubizo, nimukore uko mubivuze. Amen. Amen. Kongere duhe Imana icyubahiro. Kongere duhe Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Amen. Bafata ibikoresho byabo, bafata ibikoresho bitandukanye. Umuntu akenera yagiye mu ishyamba gutema igiti cyangwa se gutema ibiti, bagitera intambwe ku ishuri ry'abana b'abahanuzi. Umwe muri abo bana b'abahanuzi ngo aramuhindukirira aramubwira ngo turakwinginze databuja, emera ugendane natwe, reka twakugusiga ugendane natwe. Bwira umuntu muri kumwe ngo igitekerezo iyo ari cyiza ntibihagije gusa. Bibwira umuntu mwegeranye, mubwira ngo igitekerezo iyo ari cyiza ntabwo bihagije, ariko hari ikindi gihagije. Ni igihe igitekerezo ari cyiza ariko ntugende wenyine, ukagendana n'Imana. Igitekerezo ni cyiza, umushinga ni mwiza, ariko uwo mushinga ukawugendanamo n'Imana. Niwemere gusiga Imana. Haleluya. Bari kuvuga ngo ntabwo tugukeneye. Kubera iki? Aho gutema ibiti turahazi. Hari igihe ubwira Yesu ngo ntabwo umukeneye, aho kurangurira ndahazi, n'uburyo babikora ndabizi, n'uburyo bigenda ndabizi, ariko utazi ibyo uri buhurire nabyo kuri Yorodani. Bwira umuntu mwegeranye ngo ntiwamenye ibiri imbere. Musuhuza umubwira ati ariko ntabwo wamenye ibiri imbere. Asifiwe Yesu. Yewe mbwiriza abantu bavuga duhereze Imana icyubahiro. Duhereze Imana icyubahiro. Duhereze Imana icyubahiro. Bariza umuntu mwegeranye ngo ibiri imbere urabizi. Mumbarize ngo ibiri mu kwa karindwi urabizi. Ese ibiri mu mvura y'ukwa 12 urabizi. Bwira umuntu mwegeranye ngo wigenda wenyine, mwemerere mugendane. Mwemerere mugendane. Ntabwo yatumiwe na bose. Bibiliya yavuze ngo umwe muri bo. Ndifuza ko umwe muri bo aba wowe. Abana bawe bagiye mu ishuri ryiza, ariko reka Yesu bagendane. Haleluya. 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 Cyane haleluya. Umukobwa umwe yari afite mama we aba mu murimo w'Imana gutya. Imana ikajya imubwira ngo umwana wawe aziga amashuri menshi kandi meza. Imana iza guca inzira, hanyuma umwana ajya kwiga hanze. Ariga yiga amashuri menshi, muri icyo gihugu aza kuboneramo fiyanse barakundana ndetse bamera nk'aho babana, ariko mama wabo atarabona umukwe we. Akajya amubwira ngo mama zaza. Yaje kurangiza ishuri abona n'akazi muri icyo gihugu, ntiyahita ataha. Araza arataha, ageze mu gihugu ajyana fiyanse we kwa mama we. Mama we umwana akinjira mu nzu, nyina aramuhobera, yaramwishimiye, yaramunezerewe, arabakira nk'uko yari yateguwe. Hanyuma aramubwira ngo uyu ni fiyanse wanjye ndetse n'umugabo wanjye,
turabana nk'umugabo n'umugore. Nyina arabwira ati nta kibazo mwana wanjye, Imana ishimwe ko yari yabivuze kuziga, atari ko reka tubanze dusenge hanyuma Imana ibagirire neza, ibaha umugisha. Bari bari kumusezera ati dusenge muze kugendana n'Imana. Naho wa mukobwa yagezeyo areka Imana ya mama we ajya mu mana z'icyo gihugu. Izo mana z'icyo gihugu rero bazitwara mu ishakoshi. Aramubwira ati mama njyewe nazigendanye ngo azikura mu ishakoshi ngo tutware utumana nka dutatu aturambika. Ati izi nizo turi bugendane, iyawe ntituyikeneye. Mama arabwira ati ariko mwana wanjye utungutu sitwo twavuze kuziga, reka senge yavuze kuziga kuko utu nitwari duhari. Vuga duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. Umukobwa aramubwira ngo uwo mugisha ugiye kudusabira ntituwukeneye, utu twicaye ahangaha nitwo tuduha umugisha. Nyina aramubwira ati mwana wanjye reka ngusabire umugisha. Ati oya ntabwo tudukeneye. Ati basi reka mbasengere Imana igendane nawe. Umukobwa aramubwira ngo Imana yawe ntabwo tuyikeneye kugendana natwe, imyanya iruzuye ku buryo ntaho twayishyira, ntaho twayishyira. Umukobwa aramubwira ati rwose mwana wanjye wabyemeye. Nuko fiyanse we nubwo yari uwo muri icyo gihugu aramubwira ati noneho bwira mama wawe Imana ye tuyitware muri butu, twe tugenda imbere, noneho butu n'igitoki yaduhaye byo n'Imana bigende muri butu. Nyina aravuga ati aho yajya hose ipfa kugendana nawe. Aravuga ati Imana ndagushimiye, ugende mu mwanya baguhaye. Hanyuma bajya mu modoka baragenda, Imana yicara muri butu hamwe n'igitoki, kubera ko itari ikenewe, kubera ko bumvaga bihagije amashuri n'ifaranga ryabo, bumvaga ko bihagije izina n'icyubahiro n'intebe bafite, bumvaga ko bihagije. Imana ya mukecuru ko itagigize gute, itagikenewe. Bakata ikorosi rya mbere, bakata ikorosi rya kabiri, barakata irya gatatu, barakata muri Nyungwe, barakata. Hari aho bakase rero bakata imodoka kuyigarura biranga, yamanutse gutya, harokotse igitoki cyari muri butu. Muri Nyungwe iwacu imodoka iguye ikurwamo n'amashoka. Komando ziba muri Nyungwe special force nizo ziyikuramo. Ntutandukanye inyama n'igufa n'umuntu, biragenda bikaba capati. Igitoki basanze cyose ari kizima, cyose ari kizima. Imana yarinze igitoki, bo barapfa, bahwanye n'imodoka. Bwira umuntu mwegeranye ngo ni byiza ariko ntugende wenyine. Mumbwirire uti muri Amerika ni heza ariko ntugende wenyine. Bimubwire yemwe, tuzamurire Imana icyubahiro. Amen. 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 Hari ikintu kiboke yavuze kandi nicyo. Bwira umuntu muri kumwe ngo amafaranga ni meza ariko ntuyatunge yonyine, uyatungane na Kristo. Nimubibwirane. Iyo yaje ari yonyine, aho kugira ngo akubere umugisha kubera umuvumo, aho kugira ngo agukize ubwayo arakwica, aho kugira ngo akubere igisubizo ubwayo akubera ikibazo. Ndabifuriza ko imigisha ifunguka, ariko igafunguka muri kumwe n'Imana, igafunguka mugendana n'Imana, igafunguka. Haleluya! Haleluya! Umwana wawe kujya kwiga hanze ni byiza ariko ntagende wenyine, kugira ngo atazagenda ari umuhungu akagaruka ari umukobwa afite ikibuno agenda gute. Gusa byagenze gute mama? Nuko nyine byari iherena yarapfumuye, ururimi yarapfumuye, ugutwi n'ingohe n'ahantu hose ameze nk'agashitani. Tuvuge ngo agendane n'Imana, ariko mwabibwire agendane n'Imana. Twateye haleluya y'imbaraga yewe.
wegereye umuntu wazamuye ikiganza ucuruza, mubwire ngo kurangurira i Dubai ni byiza ariko kagendana n'Imana. Mubwire ngo kujya kuriza kontineri mu Bushinwa ni byiza ariko kagendana n'Imana. Ariko abacuruzi muzamura, ko mbona abacuruzi ari bakeya. Haleluya! Umwe muri bo aramubwira ngo ngwino tujyane. Hanyuma ngo baragenda bageze mu ishyamba ryo kuri Yorodani, batangira gutema ibiti. Hanyuma umwe muri bo nanone agitema atangiye gutema, ageze imbere ari gutema, ngo agitema igiti, yashoka irakuka imanuka mu mazi. Bisobanuye iki? Ishoka, haleluya, hari igiti bikubitaho kikayikura. Hari ibiti bikura amashoka, biterwa n'ubwoko bw'igiti. Yesu nashimwe cyane. Mwana, hari ibiti bikura amashoka, ukaba ufite ishoka ityaye, ariko kubera ibiti ugezemo ugakamuka ukuma ukaba igikatsi, ishoka yawe igakuka. Wajya kuvuga ngo ndabonye, ukajya uvuga ngo mbonye ikintu gisa n'ikintu ariko sinzi icyo ari cyo, kandi mbere wararebaga neza. Wageze mu biti bikura ishoka yawe, kandi ishoka yawe yakutse, abandi amashoka yabo ari bazima, batazi igiti bakubiseho, bagira ngo uri umuswa, bagira ngo ntabyo uzi, bagira ngo ntubisobanukiwe. Ariko ikintu gitangaje, ntabwo bazi igiti wakubiseho kikagukurira ishoka. Hagira umuntu unyumva ampera Imana icyubahiro gutya. Mukanya mbere yuko ninjira hano hari umuntu naganiriye nawe, nasenganye nawe, aririmba muri korali ndi mwarimu Kimisagara mu itorero Horebo ku muhanda w'amabuye kwa Muto. Nari mwarimu w'itorero, ari umuririmbyi, tukajya dusengana. Bukeye mani muvuga ibintu bikomeye. Yesu ashimwe. Tuzamura Imana icyubahiro, tuzamurira Imana icyubahiro, tuzamurira Imana icyubahiro, tuzamurira Imana icyubahiro. Abahanuzi baramubwira ati ndabonye nubwo umukunda ariko si uwawe, ndetse uzaharirira igihe kinini kwa Kinara Yesu. Akabirwanya. Bukeye buraba turanabutaha, ugenda neza. Yamaze imyaka 4 mu marira. Uzi uko byagenze? Icyo Imana yavugaga cyari ukuri. Uwamutwaye ntiyari umugabo, ahubwo umugabo yikundiraga abandi bagabo. Yari umutinganyi baririmbana muri korali. Mu mwanya w'aho abandi bubakanira urugo, we yaramubwiraga ngo ndashaka guca inyuma aho umuntu akorera agiye muri toilette. Agiye gusaduka ubwonko n'ibitekerezo, ariruka asubira mu cyaro mu buryo bukomeye. Bwira umuntu mwegeranye ngo iyo shoka yaratemaga ariko yaje gukuka. Mubwire ngo icyo giti nicyo cyayikuye. Icyo giti nicyo cyagize gute? Icyo giti nicyo cyayikuye. Wowe ushobora kureba abantu bagenda ariko ntiwamenya ibiri imbere muri bo. Ngo ishoka irakuka, hari ibintu nakunze. Icyambere ikutse yemeye kwishoka ye yakutse. Bwira umuntu mwegeranye ngo igikomeye si ugukuka, igikomeye ni ukutabyemera kandi ubizi ko yakutse. Hari igihe umuntu ishaka ikuka akanga kubyemera kugira ngo batamuvuga.
hari igihe umuntu ishaka ikuka agakomeza yihagazeho, ariko uyu yarabyemeye. Ijambo rya kabiri Bibiliya iravuga ngo arataka. Agira gute? Arataka, aravuga ngo databuja yashaka igize gute? Irakutse. Arataka. Yongera ijambo rya gatatu, aravuga ngo njyewe yari intirano, ikutse yari intirano, mpombye amafaranga yari aya banke, nyahombye narayakuye mu kimina, nyahombye umuntu yarayantije, nyahombye ariyo nari ntezeho amaciriro, ariko yemera gutaka. Uyu munsi Imana yambwiye ngo nuyitakira iraza kugarura ibyawe, nuyitakira iraza kugarura ibyawe, iraza kugarura ibyawe. Taka. Asifiwe Yesu, asifiwe Yesu, asifiwe Yesu. Twazamurira Imana icyubahiro, twazamurira Imana icyubahiro. Muri iri teraniro Imana iraza kugarura intore zose abantu zakutse, irakomeza amashoka yanyeganyegaga, ariko wateye haleluya y'imbaraga, wateye haleluya y'imbaraga, wateye haleluya y'imbaraga. Haleluya. Umuhanuzi aramubaza ngo iguye hehe? Suriza umuntu mwajyanye umubwire ngo byaguye hehe? Byazimiye hehe? Byazimiye hehe? Umuriro wabaga muri wowe wasimijwe n'iki? Iguye hehe? Ni amagambo yayigushije, ni ubukene bwayigushije. Numva Imana imbwira ngo hari ayandi mahirwe yo kuyigarurirwa. Iri teraniro abakunda Imana bayizamurira icyubahiro gutya, bayizamurira icyubahiro, bayizamurira icyubahiro. Haleluya. Urakabyara uragaheka warandengeye wa Mana we. Ai, urakabyara uragaheka warandengeye wa Mana we. Warande
hasi, nereka aho yamanukiye, umubwire ngo ni hano yakuciye, ni iki cyayikuye. Yarinira, uzi igishoro cy'inira niyo gihiye. Uzi igishoro cya kredi ku nzu y'abana, agacumba Imana yari guhaye iyo gihiye, bakaza bagatera intebe ebyiri eshatu, umanura uzamuka bari kuyitera imirwi gutya, mutima uri gutera gutya, kandi wari uzi kugiye kwaguka. Twiyagure, natwe tugira ubwenge, natwe ducuruza byemere, intore zigakuka, igakuka, kandi ibyo byari ibitira. Uzi intorezo y'abandi iyo yakutse, wari ubatezemo amaciro, ejo bakamufatana urumogi, bakamufatana urumogi. Bene data, mfite umukristo wanjye bafatanye umwana we miliyoni 3 z'ingorane, bari bamufunze imyaka irenga hafi ngaha. Ejo bundi kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'imbabazi z'umukuru w'igihugu, tuzamura ibiganza Imana mu mugisha ya Musenyi, aravuga ngo nibatahe. Nako karataha, karazingamye, kabaye nk'agasaza, ndakaganiriza nise wagahunguwe bite, aho narindi bajyaga barabashaka kumfata ku ngufu, kandi ubwo n'abandi bagabo. Kira umuntu mwegeranye guza intorezo ziri gukuka hano hanze ukuntu zingana. Uzi intorezo ziri gukuka. Yari ifite ubugi we bwari buriho, itema bukomeye, igahura n'igiti kikayikura, kikayinaga mu mazi, agahura akabasha irusiza pfiriya basuminga, ameze gutya kanura, haba mu bihuru, akagera ikigara agahura na nito n'abagore bafite amatama n'amataye. Mukozi w'Imana, tugufate hehe? Bakamukubita imireti, bakamukotora, bakamwigisha kwambara ibibubu n'amakoti n'amashati ari kuri saizi. Vuga ngo ari kugenda ikuka, ari kugenda ishira mu bugi, yarangiza ikarabokasha, yishwa n'ifiriti, yishwa n'umuceri w'ipirawu w'abasomati w'Inyamirambo. Babatari baterabire bahumura, mukozi w'Imana, kandi abo ntiwababwira icyaha. Abo ngabo ubona ko agiye Dubai, mbonye iyindi kontineri. Amen. Abo ngabo mbonye ubaka indi z'Inyarutara. Amina, mukozi w'Imana. Amen. Kandi y'intorezo yawe yakutse, agusigurira igishushanyo akajya gushaka undi muzima. Uti yadutiye umusaza nawe akaza, are mwana w'umukigasha waryaga ikirayi gikoboye gitetse hejuru y'amashaza n'ibishyimbo, akaza n'impungure, akaza akiga kurya inyama zikaranze zahinduye ibara, akiga kurya makaroni bavanze n'igitoki, utuntu tumeze neza, makaroni bavanze n'inyama ziseye, viande hachée. Bakajya mubwira ati mukozi w'Imana, batobora n'abaseka ati Imana yarampamagaye. Vuga ngo bari kugenda bayikura. Bwira umuntu mwajyanye ngo ibiti bizikura byarateye. Asifiwe Yesu. Byarateye. Umuntu akareba na telefone hafi ngaho iri ku manegeka ariko y'Imana afasha. Yesu nashimwe, iyi ni nziza, nta gafimbo kariho. Yesu nashimwe cyane. Hari telefone zigezweho zifite amaso 3, zigura miliyoni, zigura 950, hari n'izigura 1 n'igice. Umuntu akakureba akakubwira
akakubwira hari abakobwa akakubwira ati akaga telefone ese ukano ufata selfie akasura posting ati nyina kanditaba ati nabwo mba ni kugira gutya ati aro ndaza kukuvugisha ngeze mu nguni waca habarezo akakareba akavuga ati ni kari ku rwego rwawe hari ukundi kuntu nabigenza bwira umuntu mwegeranye ngo ugatangiye kuyinyeganyeza atangiye kuyinyeganyeza arengera ati none se zibahehe agahita kwereka icyo afite gikanuye gutya akakwereka ifoto bagutera amatwi bakagukubita imizozi bakagukubita ati singine nayibona ati cyane rwose cyane ati so easy ati ibyo biri easy nabigufashamo akaba gukatishije ahantu kubita ku cyuma gutya zikaza imfura za beneri nawe ukavuga ngo yego mwami Yesu urata ngo nuko wari warabivuze bwira umuntu mwegeranye ngo bari kuyegera neza kugira ngo baze kuyikura kubita fagitire bakagushyiramo ibintu byose ati wabonye ifoto ukayipostinga isigashe telefoni ya 900 kuguriye ataguriye umugore we ataguriye umwana we ataguriye mama bitama ataguriye mama gisubizo wowe gusa ngo nukugira ngo bagupostinge bwira umuntu mwegeranye ngo ntabwo ari ibyo ni intorezo bashaka gukura ugasigara ntayo ufite twebwe tukajya tubona upostinga tukagira ngo Imana yarasubije naho warapfuye umuntu waguhaye 800 ntago watuma atagukora kwibere ntago yagusaba kamizunguka mwibe ntabwo wamubwira uti tumanuka ya South Africa ngo uvuge ngo urabona ngo zari veni ngo urabona rata iya 800 herekezwa n'inkoko mwariye n'urukwavu mwariye rwokeje ruriho n'ibitunguru garekezwa n'inyama z'ibiti ukomeza uvovora ngo ubuse ndazishobora kandi urazishoboye si ukuzitema kajya utura imibi y'amasarade ntabwo intorezo yagumaho icyo giti kirayikura ariko dufite amaguru meza se bateka mu isombe meza bagabura mu bukwe meza bakoresha iki bwira umuntu mwegeranye ngo kiri gushaka iyo ntorezo ese ko mutabibwira nkabona mundeba mugaseka reba mwegeranye ati kiri gushaka intorezo kiri gushaka iyo ntorezo kandi kiraza gushirwa kikuye kiranduye kajya duca uhumura amavuta umeze neza niho twebwe n'igikotoro twese Imana waratabaye haleluya bwira umuntu mwegeranye ngo barayikuye kera icyo gisaza cyarayicamoye yagiye nawe ugakomeza ngo hayeyiya wanze gutaka ngo wemere ko yakutse uguma wihagazeho ariko reka nkubwire nagumana gatusha aho gutunga kiriya kikamburira intorezo naguma kuri iyo kawunga no kuri izo dodo aho kurya ibyo bikwavu n'ibyo bikoko n'ibyo bifi bigasigara bigukuriye intorezo niyandi tuzamurira Imana icyubahiro ni icyayibihe byose ariko muracyahari muraguye se mvuze nabi hano dufite abantu bafite amakekayori hirya no hirya ariko si bose bamwe na bamwe umuntu ariceka Dubai agahura n'ibiti bikura intorezo ajyanye ibihumbi 20 by'amadolari zo ni miliyoni 20 zirenga utuntu cyangwa ajyanye 15 by'amadolari mwari akagarukana kontineri 3 zihwanye n'ibihumbi 50 by'amadolari na yandi yajyanye akayagarukana
ejo mugahura wowe usenga harimo ibikarito byonyine, uwe icyo cyuzuye akajya gucaho n'imodoka yitwaye atariko baratabawe. Kadwasa atariko nibanga arihe mukoresha utitwe tuba tuzi ubwenge na clientele. Bwira umuntu mwegeranye ngo ni intorezo zakutse, ni intorezo zakutse. Asigaye ikuriyeyo agapakirirwa imari. Ubwo iyo ntore ziracyahari, iyo ntore ziracyahari. Umukomisiyoneri umurangurira ni nawe umurangira ikigabo gikuriye iyo ntorezo. Akajya gucata ariko mwaratabawe yambaye bubu ya 400 ya 500. Naho wowe papa Manudi kugira ngo azakubonere n'igitenge cy'ibihumbi 10. Ubu maze gusenga nyirabwana, warasenze urutare, waragiye mu mazi ashyushye nakonje. Nawe ukavuga ariko nk'ubwo muri abagabo abandi bagore nyirantuza ntibabonye ya bubu ya 500 mukiba mu bukonde arayikura he? Bubu ya 500, bubu ebyiri zigura ikibanza. Mwami Yesu kiri umuntu mwegeranye ngo bubu y'ikibanza. Mwami Yesu tuvugishije uko bwiza umuntu mbwira umuntu mwegeranye ati papa Manudi arayikura, papa Manudi arayikura. Ngo ayibana nyiriro undi mu mama ngo ikumuzukungu ngo meze muto ngo n'abanyamanira ngo bwo suriza abagabo ngo nuko ni pantaro igenda, nuko ni pantaro igenda ngo nawe uriza abagabo ngo utanguriye nkiriya ntuzongere kugira icyo mbwira. Ngo abandi bagore baba bakeye ngo bameze neza. Bariza umuntu mwegeranye ngo ibyabakesheje urabizi, ibyabakesheje urabizi. Mubwire ngo kuhinda ibyabakesheje urabizi, uri kuri byabakesheje urabizi. Ubwo gukira umuva urabuze ntabwo twabimenye. Zajya mufene na mufene wewe zakutse hipupu n'inkweto n'ishakoshi bigendanye no guhumura kudasanzwe kudashira. Uti papa Manu wajya ureba uko abandi babigenza, wajya ureba uko abandi babigenza. Na bibiri by'abana abibona icyuya cya abibona yahinze, abibona imitsi yareze, yahekenya akabiswi akarenzaho amazi. Tibyibuze ejo abana bazabona igikoma cya rukara bamwe bagiye ku ishuri. Ntawe ngo urashaka bubu ya 500. Bwira umuntu mwegeranye ngo rindira izaze mu gihe gikwiriye. Ariko muri icyo gihe kimurimo ntabwo iraza. Bwira umuntu mwegeranye ngo kandi abazidoda baracyahari, abasenegali b'inyamirambo baracyahari. Igihe cyawe nikigerwaho uzajya gushirisha kuri tayi, wisiganwa n'igihe. Igihe cyawe nikigera nawe uzajyayo, nawe bazadoda, nawe bazashyira kuri sayizi. Ubyumvisha asifiwe Yesu. Tuzamurira Imana yacu icyubahiro. Bwira umuntu mwegeranye ngo komera ku ntorezo yawe kuko ibiti biyikura birahari. Wazurije umuntu mwegeranye ati niba ukiyifite kwikiye yikomereho. Kubera iki? Ibiti biyikura bigize gute? Birahari. Tuzamurira Imana icyubahiro, tuzamurira Imana icyubahiro. Abarakora batere haleluya, abarakora batere haleluya. Niyo mpamvu ngira ngo mubwire, niba n'umutware wawe ari umushomeri, senga Imana imuha akazi ariko itamukuriye akazi katamukurira intorezo. Umudamu kuva ubutaya bw'Imana ngo Mana wamusubije ari umushomeri kugira ngo nongere mubone. Yagiye mu ruganda nyirabuja amuha akazi ko kujya mutwara. Bukeye bagiye muri misiyo nyirabuja afata icyumba kimwe. Bageze kuri hoteli inama zirangiye aramubwira ati icyumba ni nomero iyi niyi. Naho atazi ko nyirabuja asigaranye urufunguzo.
agiye kubona abona nyirabuja aramwinjiranye ati se byagenze gute? Ati ibyumba byabaye bike, ni ngombwa ko turara. Ngombwa ko turara. Bwira umuntu mwegeranye ngo wararana ishashi n'umuriro bikabura kwaka. Tubwizanye ukuri, wabiraranya bikabura kwaka, wabyegeranya se bikabura gufatwa. Byafashwe bifatwa bifashwe. Uyataye abana n'umudamu yirirwa azengurukana na nyirabuja. Ishoka yarakunze, kandi ako kazi kari kasabwe n'uwo mudamu. Umugabo yirirwa, ubu rero ari kuzamuka abwira Imana ngo mukure ku kazi nongere mbumone. Ibaye ibiri, aranamuhamagara n'abana bashaka kumusuhuza, ntabyemere. Birirwa mu kimodoka bazenguruka muri uyu mujyi wa Kigali, barya banywa burira indege bongera bamanuka. Akazi karaje gahita gakura n'ishoka. Iri umuntu mwegeranye ngo hari ibisubizo hano hanze biri kuza nk'ibisubizo, ariko bigasiga bikuye n'amashoka y'abantu. Kandi kubera urutagangaro riri mu bantu, abenshi bahashiriye. Kuri umushomeri, singaka akazi, singi kontara, singi kampani, singi ofisi, singibi. Ijoro rimwe unyiteho nkwiteho, hanyuma usujye mu kazi, amashoka y'abantu yahashiriye. Bwira umuntu mwegeranye ngo icyo ufite kibere maso. Ko mutabibwirana, ongera umubwira uti icyo ufite kibere maso. Icyo ufite kibere maso. Tuzamure Imana icyubahiro. Mbega uburyo muzamuye amaboko neza, mwongere muzamure Imana icyubahiro mwana muzima. Haleluya! Icyo ufite kibere maso. Kibere maso. Umuntu umwe yegeze aza aho twasengeraga, turi abakozi b'Imana pastor, akura amashoka y'abanyamwuka bose. Torero baravuga ngo dufite igiterane kandi gikeneye bije y'ibihumbi 500. Agahita ahaguruka akavuga ngo nitanze miliyoni. Twese tugahita twicara. Wari ufite 1,000 kandi akayatanga. Kabwiriza neza, agahita gukatisha, akakugurira inkoko y'igisafuriya na costume. Noneho twese dusigara uri kubwiriza uti aze gufashwa ngurira igisafuriya, angurire costume, azanjyane muri hoteli. Noneho agera ku rwego akura intorezo z'abakozi b'Imana. Yaririmba ati muri iriya ko muhaguruke batatu, uyu murongo mwese kugeza kuri muhaguruke. Ntubona aba bantu kubera igicera afite, agahita avuga ngo pastor, nguriya mukobwa ngo ntazongere kuririmba. Uyu muntu ntiyegeza, nta buhamya buba afite. Avuga ati nuriya nawe mbona bareba nabi, ntazongere kuririmba. Nuriya ntazongere kuririmba. Muri repetition umuntu akajya muri korari ati we ntuzongere kuririmba, nawe ntuzaririmbe, nawe ntuzaririmbe. Nta kintu na kimwe gusa. Bwira umuntu mwegeranye ngo kubera igiti gikura intorezo cyahageze, gifite ifaranga. Avuga ngo gifite ifaranga. Ko mutabibwirana mubwira ngo gifite ifaranga. Vuga ngo giparika. Vuga ngo kirirekura rishyushye. Abana bakajya mu butayu ngo nziziki, bakajya ahantu nziziki, bakandika nziziki. Mwicara Imana ntiri kubashima. Tuvugishije ukuri, ni Imana itari kubashima. Vuga ngo ni igiti gikura inkorezo. Igiti. Waba wigisha ukubita ku cyaha nka kibonke, ntuzongere guhabwa agatutu. Ngo
abwiriza ngo hari ukuntu atatubwira neza imitima yacu bikumva ngo ntabwo iri gutura imibi neza avuga ngo kwa Cinaresi ubwiwe ukamara amezi 2 utabwirije utaraguye kubera gusa ko watonetse ku giti gikura intorezo. Erega ndi umushumba ibintu ndi kuvuga nabibaye tuzamura Imana icyubahiro tuzamura Imana icyubahiro. Ariko mwa bantu b'Imana ngewe mfite madamu n'abana, umuntu yambara ifuta agasiga madamu n'abana banjye bakagenda n'amaguru tugiye mu cyerekezo kimwe, uwo muntu ni mutagatifu. Madamu wawe atwita akajya ku kamoto kagenda gutya ninda n'umwana mucikiye n'undi ku kamoto nawe n'ikimodoka gitwawe n'igiti gikura intorezo ukivimviriye mu vuru. Uzi ibintu icyo giti cyadukoreye? Igitondo kimwe umuntu w'Imana arahagarara avuga ngo wowe ngo uri igiti gisitaza. Yahise avuga ngo yo nitanze yose muyambare. Barayabara asanga ageze muri miliyoni 11. Ayo yitanze yo kwakira amakorari yadusuye, ayo yitanze adutekera inyama twashoje amasengesho. Kubera ko bamwicaje abadiyakoni baramubwira bati uri igikwazo nubwo ukomeye nubwo ufite amafaranga, ariko umurimo w'Imana warawishe. None umuntu wese wari iyo nkoko y'igisafuriya wese wayiriyeho akajya ashaka gutwikira pfuka. Cyageze ku rwego azana polisi ngo iterure pasiteri ku ruhimbi. Turi mu materaniro arayizana ati muze kumuterura mumushyire muri pandagari. Abakristo barabimenya baravuga bati ntabwo umushumba wacu bamuvana ku ruhimbi, ntabwo yurira pandagari, ari kubwiriza ubutumwa bwiza. Habaye iki? Yakoze iki? Turagenda tubisobanure, tuzamurira Imana icyubahiro. Bwira umuntu mwegeranye ngo ibiti bikura intorezo biriho. Abakristo nimubibwirane mubibwire ati ibiti bikura intorezo biriho. Igitondo kimwe kugira ngo Imana izarangize uwo musomo. Imana ni nziza, Imana irakomeye. Marayika w'Imana yamusanze ari muri pisine, aramubwira ngo nutareka kubabaza umurimo wanjye ndakwica. Kwicane n'abana bawe 4. Ava mu mazi yabunuje ati ntabwo mpfa. Bantu se bose ubaye cyati ndapfuye ndi kuyibona inkoko. Bati none se ibonye mu mazi iri abasekirite baraza ati mundaka ndi kuyibona. Ndi kuyibona. Yajya gukata ati ndi kuyibona. Ati nimumushakira musabe imbabazi. Aramuhamagara aragenda amupfukama imbere amusaba imbabazi. Nibwo inkota yarekeye aho kuyibona. Umereresa amashimeshi. Bwira umuntu mwegeranye ngo uru rugo rufite nyirarwo ntiruvogerwe uko rubonye. Ariko mwabibwiranye barakore mubwire ngo uru rugo ureba iri tore rureba rifite nyiraryo. Abakristo bafite nyirabo, uyu murimo ufite nyirawo, ufite nyirawo upfire. Wiza ku rutobe ubona uko ufite ikofi n'Imana yazamuruye
Yesu kandi numva imbaraga z'Imana numva imbaraga z'Imana reka babirisha Imana igiye guha umugisha abera bayo kugira ngo abapagani barekeraho kudukurira intorezo witwaje ubuzima duhagazemo witwaje imibereho duhagazemo Imana igiye kubikora ababyizeye bahaguruka asifiwe Yesu, asifiwe Yesu. Uru rugo nibareke kuruvogera rufite nyirarwo. Uyu murimo ufite nyirawo baririmbyi, uyu murimo ufite nyirawo badiyakoni, uyu murimo ufite nyirawo bakristo. Tera haleluya. Asifiwe Yesu. Bwira umuntu mwegeranye ngo ako gasuzuguro gashira mu izina rya Yesu. Urabona ngo dayimoni ziradusuzugura kugira ngo umugati mbaze nkuri intorezo. Intorezo ariko gakiza, intorezo ariwo muhamagaro, intorezo ariyo masezerano y'Imana. Tuga ngo kwacina Yesu. Urabona ko gasuzugura. Duhereze Imana icyubahiro. Duhereze Imana icyubahiro. Duhereze Imana icyubahiro. Umuntu mwegeranye ngo Imana igiye kugukingurira imiryango ushyigikira umurimo w'Imana. Ushyigikira umurimo w'Imana. Haleluya. Ushyigikira umurimo w'Imana. Umuhanuzi yaraje turi mu rusengero icyo gihe avuye kure mu misozi aravuga ngo Imana iramubwira ngo muri iri torero harimo Imana ebyiri, harimo iyaremye ijuru n'isi n'Imana y'umugore. Ati iyo Mana ifite amaherena arayivuga neza abantu bose ati turayizi. Bwira umuntu mwegeranye ngo Imana igiye guca agasuzuguro. Agasuzuguro. Wabibwiye umuntu mwegeranye atagasuzuguro. Agasuzuguro. Acina Yesu. Agaki. Agasuzuguro. Twari tugeze ku rwego mwarimu asoma amazina y'abageni akazahamagara umuhungu uriya mukobwa ngo ntago muberanye. Shaka undi nzagukorera ubukwe. Abo yabukoreye bose zarasenyutse. Bose zarasenyutse. Bwira umuntu mwegeranye ngo ibyera byose si amata, ibishayininga byose si zahabu. Yakunda tukabona mwari, tukabona umuntu araduhamagaye muri nyobozi ngo twicare ngo Imana ntiyabishimye. Tukabisesa abantu baragiye gufata irembo, imiryango yaricaye kubera umupagani ufite amafaranga ukura intorezo ngo ntabwo ngo yamushimye ngo ntibajyanye. Bariza umuntu mwegeranye ngo abajyanye n'abameze bato. Abajyanye uwipimira he, abareranye uwipimira he. Iyera yabiteyeho kashe we ntacyo ufite cyo kubihindura. Tugire gutya. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo ingororano n'Uwiteka atanga umugisha atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Ingo zose zirenga 7 yashyigikiye agasapotinga akanabaha n'inkwano zose zarasenyutse. Ntabwo byari biri mu rufatiro rw'Imana. Ndikumva ifuhe ry'agasuzuguro k'abadayimoni. Ndikumva ifuhe. Tuzamurire Imana icyubahiro gutya. Tuzamurire Imana icyubahiro gutya. Tuzamurire Imana icyubahiro gutya.
Yesu ashimwe. Gira umuntu mwegeranye ngo burya umuntu w'Imana ntabwo ajya apfa buheri. Mubwire ngo ntabwo ajya apfa buheri. Ntabwo ajya apfa buheri. Yego. Ntabwo ajya apfa buheri. Mana, sinzibagirwa icyo gitondo ku cyumweru. Umushumba yambaye kora pastoral arahagarara. Abwiriza ijambo aravuga ngo hari abantu tugiye guheza. Tubona somye rya zina. Abantu bose ati niwe avuze cyangwa avuze. Murahwera. Kubw'ububasha nahawe n'Imana n'umuhamagaro no kubw'imyitwarire idakwiriye uwahamagawe n'Imana. Tumuhagaritse ku igaburo ryera. Tumuhagaritse mu nshingano. Ntazongera kwicara imbere. Tumushyize mu muhano. Kubw'ubwere bw'itorero abantu bose bari. Niwe avuze cyangwa n'ubundi avuze. Twese turavuga ati kaba bigenza bite. Naho Imana yaraye ngo yari imuraye ku gakanu imubwira ngo urankorera cyangwa ukorere kiriya kigirwamana cyakwishe kiguhumya umutima. Yego aravuga ati Mana we ndemera kugukorera. Ati niba wemera kunkorera uyu munsi mu gitondo uhagarare. Amen. Haleluya. Bwira umuntu wegeranye ngo igiti cyose data atateye cyari kiri mu buzima bwawe kirandurwe. Igiti cyashariraga, igiti cyashariraga, cyashariraga, cyashariraga. Bwira umuntu mwegeranye ngo nta muntu kamara uri mu buzima bwawe. Nta muntu kamara uri mu buzima bwawe. Ngo nakurekura uzapfa. Oya, ntabwo uzapfa. Nta kamara uri mu buzima bwawe. Nta kamara uri mu buzima bwawe. Fasha umugabo utumukomanga umuntu ku rutugu umubwira ati nta kamara uhari. Nta kamara uhari. Ngo ndapfa. Bwira umuntu wegera ati nta muntu wakurekura ngo hawubaho. Ibi yari kikwishimira. Hasohoka umwe ikazana batanu. Hasohoka umwe ikazana batanu. Yesu yarasohotse abagabo batangira kujya Dubai. Abaririmbyi babona umugisha. Itorero rigira umugisha. Abantu baraguka bakorera Imana. Umurimo w'Imana urazamuka. Biri umuntu mwegeranye ngo iterabwoba ry'abazima nirihagarare ku minwa. Ngo nimurekura ngo inzu uzayishyirwa nande. Ngo ubusaminirivare kigakomeza kikagukurira intorezo. Kubera yuko kikumenyera ka minirivare, kikumenyera utwo dufaranga tw'intica n'ikize, kikunyunyuza, kikugutomerera, kigenda kigukuramo uburyohe n'ubwere bw'Imana, kigukamura, kigukayura, ukagera kikaba igishushumbwe gikatse ukumagara, ukajya ugenda uri Kazovi uhuha n'umuyaga. Waragagaye. Utangira gusenga ugahita uhumiriza nta muntu wari uri gusenga ngo uhumirije amaso aragira ngo mango ndagushimiye ko uduhaye imineke bose. Imineke bose. Kiracyarifunze. Bwira umuntu mwegeranye ngo nta kamara. Ibigutera ubwoba n'ibihagarare. Ibigutera ubwoba n'ibihagarare. Ariko mwavuze ngo amina imbaraga. Ngo iyo utahanuye ngo ntibagira ibihe byiza uzabyihorera. Ureka guhanura igahagurutsa igihumbi. Bagahanura. Yakuzuza umwuka wera n'aka kana. Akamureba. Kakababwira ngo umve uko Uwiteka avuze. Akangaka. Imana ifite abakozi benshi. Bwira umuntu mwegeranye ngo uyu murimo ufite nyirawo. Nubona abantu bawutoba, nubona abantu bawugenza uko bishakiye. Uyu murimo
ufite nyirawo wawupfiriye wawusukiye wawubambiwe wawukubitiwe inkoni niwe nyirawo niwe nyir'itorero abera bamuha amashavariza n'impundu nyinshi. Tuzamurire Imana icyubahiro ariko muzamuye amaboko neza twongere tuzamurire Imana icyubahiro twongere tuzamurire Imana icyubahiro. Numvishe ikintu Imana imbwiye ngo icecekesheje ibyari byaragufashe w'ijambo. Hari abantu bazi ngo utabafite ntiwabaho. Bwira umuntu mwegeranye ngo wabaho cyane. Ongera ngo cyane. Tuzamura Imana icyubahiro. Ndasoreza ku murongo wa 7. Haleluya. Ngo umuhanuzi atema igiti. Yesu nashimwe cyane. Ngo akijugunya muri y'amazi. Ngo intore zirareremba ngo aramubwira ngo rambura ukuboko yisingira. Nawe bikore, nawe rambura ukuboko. Rambura ukuboko. Vuga ngo nongeye kubisingira. Rambura ukuboko ubisingira. Rambura ukuboko usingira umugisha wawe. Rambura ukuboko usingira ubwenge bw'abana bawe. Rambura ukuboko usingira umugisha wawe. Ongera urambura ukuboko dore waje gusenga. Rambura ukuboko usingira iyerekwa ryawe. Singira inzozi zawe. Singira inzozi zawe. Singira umugisha wawe. Wihina amaboko yarambure. Wibisaka ntabwo turi mwanya wo gusenga. Haguruka kubisingire izina rya Yesu. Haguruka kubisingire. Haguruka kubisingire. Haguruka kubisingire. Haguruka kubisingire. Haguruka kubisingire. Haguruka kubisingire. Zamura ijwi ryawe. Senga uvuga ngo ndabisingire izina rya Yesu. Shimwe wikwicara gumuhagaze ufashe wa musore uraho inyuma ku ntebe ntiwongere guseka muri burage turi mu kirere kimeze gutya turi mu kindi kirere. Rambura ukuboko rambura ukuboko rambura ukuboko. Iyo mpeta yawe wongere uyisingire. Iyo mpeta y'urushako rwawe wongere uyisingire. Urukundo rwawe wongere urusingire. Wa mugisha wawe uri mu rugo rwawe wongere urusingire. Byaterambere wongere urusingire. Wongere urusingire. Wongere urusingire. Gira ikintu wadura mwiza ujya urusingire. Ubaze igihe byarambye. Ubaze igihe yarakutse. Ubaze igihe bidakunda bitemera bidacamo. Zamura ijwi. Zamura ijwi ryawe. Usingire amashuri meza y'abana bawe. Usingire ubuzima bwawe. Usingire mu izina rya Yesu. Singira gukira kwawe. Singira kubahoka kwawe. Singira ibisubizo byawe. Singira umugisha wawe. Sema singira agakiza k'umutware wawe. Singira agakiza k'abadamu. Jesus gasingire. Singira izo mpano. Singira. Hari abantu bacecetse kandi turi mu mwanya wo gusenga. Zamura ijwi ryawe. Zamura ijwi ryawe. Zamura ijwi ryawe. Wasenga ukoma amashyi. Wasenga n'imbaraga zirenze amagambo. Izina rya Yesu Kristo. 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 Rambura ibiganza usengere. Imana nishimwe. Imana nishimwe. Nagira ngo sengera abantu b'ibyiciro bimwe. Icyiciro cya mbere ngiye gusengera n'abantu bajye kubwira Imana ngo singende njyenyine. Zamura ibiganza. Singende njyenyine. Singende njyenyine. Singende njyenyine. Njyenyine nayoba. Njyenyine
sinabishobora, njyenyine natsindwa, njyenyine nananirwa, njyenyine natendebuka, njyenyine sinabishobora. Zamura ijwi ryawe